kare twinjize mu cyumba kibanga nje ndumva twafata iminota nk'ibiri Magnifique akabanza akabashyiriraho Mamadou Lamine Ba agasamare kaga highlight uke abantu bakamureba bakareba uwo mukinnyi ubundi ninde umaze igihe atuma Nyamukandagira idasinzira umuntu watumaga Regis ejo avuga ati bari bakubitiye umuntu amakuru arahari ko bakubitiye umuntu hariya ipamako Regis ejo yavuga ko bakubitiye umuntu uwo muntu ni mukinnyi ki ngira ngo ni ibintu nababwiye kera ko APR irajwe inshinga itazaruhuka idasinyishije umunimero 10 wabivuze mbere nabivuze kera ko kimwe mu bibazo bikomeye yabonye yari ifite muri sezi ishize ni umunimero 10 abari kuri YouTube rero barimo murabona nimero 10 mushya w'ikipe ya APR FC ni uwo nguwo ni uri mu shipping baro cyane uwo wambaye ufite baro ufite utsinze igitego Lamine Ba ni uwo nguwo tsinda ibitego nk'ibya Suarez urabona ko arimo akina na ikipe n'intuza ibakinaga na Esperance de Tunis Esperance ni championnat yakinaga muri championnat ya Tunisia mu ikipe ya yitwa Olympique Beja niho yakinaga yavutse 2001 afite imyaka 23 abafana rero ba APR ni boza amaso nibanze bamurebe boza amaso dore ngo goga mu barabaho dore passe urimo urareba ariko rika ndi kwireba kabisa passe atanga nasubiza inyuma za passe zambukiranya amasiyekre gusa ngiye mu bintu nzi mu bintu nzi watubwiye muri izi transferi wari waduteguje ko mbere ya transferi yose APR izazana nimero 10 uteye ubwoba kandi umwe mu beza condition kagomba kwakirira ikipe y'igihugu kandi azaba kangaranye ubu si iyi transfer ntiba bayishyizemo ingufu nyuma yaho umunya Brazil ageze i Kigali bakabona ntibizavamo siyo mpamvu baba bapushinze oya usiye nimero 10 umunya Brazil se uyo Lamine bimaze igihe ariko n'ibyibuze umunya Brazil yaza kubahira ntabwo byari guhindura gahunda y'uyu baramushaka kubi n'ubwiza uyu yari ntasimburwa yari ntakorwaho rwose wabita Mamadou Lamine Ba ubwo bari kuri YouTube channel yacu ya Fine FM TV kabisa bari kumubona neza urimo usaba awakira mu kibuga hagati akazamuka afite ubushobozi bwo hano bayisaho umwaka ariko ari benshi ariko ubona ko technique ayifite umupira ni mwinshi ku maguru kabisa teno no kubona nimero 10 trava yagurutya biba biteye ubwoba kina zino nimero 10 zigezweho kabisa zo kuza kubiyakira nimero 10 ugomba gutanga amapasi avuna imigongo uziko umupira kugeraho wamaze gutekereza nuwa kabaro tera iryo taka imeze gutyo no Mamadou Lamine Ba anako na bara ayambura rwose uyu muntu ukazoza amaso y'abafana ba PRC Nyamukandagira barimo baroza amaso azayoza kabisa rero ko tubaha operation yo kumusinyisha ariko operation uze kunkundira here mu byumweru bibiri Nyamukandagira yohereza umuntu muri Mali etape par etape uwo muntu yatangaga ayo makuru baramuse yatega kuri hoteli akagaruka ko akababwira ko byagenze gute kuko iyi transfer zishobora kuba ari muri transfer zigoye ikipe ya PRFCP kuko ku munsi w'ejo rwose abari hafi y'uyu mukinnyi bamwe bemesaga ko bitakunda ko rero ibintu bise biba mu masaha 24 gusa nayo atageze Lamine Ba yamaze gusinya rwose twinjize muri operation turaza kuba turi komeza tumureba twinjize muri operation kabisa injira muri operation Lamine Ba twebwe bundi
niho simba narababwiye byo mureka tubahe ibimenyetso ariko ubu umufana wa Peri hari ikibazo ari bugire akeneye fact hari ikibazo ari buvote nyamara murabeshye fact icyo bita fact ibizibiti icyo bita ubwino ngewe posting ifoto sinshiremo ya manuza yabo ya watermark kugira ngo nabandi batagira ikibazo ibagereho ariko ikibazo abandi ugira cyo ukabona bashushanyijemo wowe urapostinga abandi akita uteretse muri abo nta mutima muri abayitiriye inkuru biba bigaragaza ko ari we wazanye inkuru rese wa posting na posting kare ariko yateretse kuri byose mutamo za ex yawe ko nayibonye yateretse kuri tweet abandi bahise bakuraho ntago wabibonye wapi reka nyarukireho de kuri Sam Karenzi ifite comment 51 na retweet 34 ndi kuyibona imaze amasaha 2 likes imaze kurebwa n'abantu 11 n'abantu 500 12 wanjye ubwo baba bamaze kwitwereka 12 ubwo mu masaha 2 ashize wagiye ku rubuga rwawe rwa X urandika ati Twitter niyo yahindutse X ubwo ni kompanyi ya Elon Musk usanzwe ufite iyo bita X Space izamura ibyogajuru imiziki wayikuyemo ko ndeba abantu barekarama yavuyemo kabisa namaze kuba nyikuyemo wagiye ku rubuga rwawe rwa X urandika ati breaking news APRFC official yaraye ikoze operation ikomeye isinyisha nomero 10 Mamadou Lamine Ba w'ikipe y'igihugu ya Mali iminota 30 ya mbere yo gufata indege berekeza mu Bufaransa gukina imikino ya Olympique operation yose ni mukanya urukiko rw'ubujurire ubwo ni mbere y'amasaha 2 ni mbere yuko abandi bafata iyi foto postinze bagaterekamo za watermark zabo cyane duhido ni dorero Karenzi byagenze gute baravuga ngo ahatari umwaga uruhu rw'urukwavu rwisasira batanu niko abanyarwanda bavuga ahatari umwaga uruhu rw'urukwavu rwisasira batanu umuntu abara yaraye yicaye kugira ngo hatagira ikimucika kugeza mu gitondo kuko uyu mukinnyi yasinye saa 7 n'igice z'ijoro saa 7 n'igice z'ijoro hariya aho bita Ibamako muri Mali mu gihe ikipe y'igihugu ya Mali yagombaga guhaguruka isaa 8 urumva ngo ikipe y'igihugu ya Mali igomba kwiyerekeza mu mikino Olympique mu Bufaransa yari ifite indege saa 8 z'ijoro oya ubwo ni check-in kujye kuba bageze ku kibuga cy'indege cy'Ibamako saa 8 umukinnyi yasinye saa 7 n'igice z'ijoro zahariya muri Mali muziki wa video magnifique ngira ngo niwe urimo bangamira abantu koramo indirimbo iri muri video kuko nge narebaga nkabona hano nta muziki urimo ubwo nuwa video urimo ya umyutinga abantu bakabasha byakoze okay ni sawa cyane okay byamaze kuba bikunda ubwo bari bafite check-in ku isaha y'isa 8 z'ijoro nibwo bagomba kuba bageze ku kibuga cy'indege bagomba kuba bageze ku kibuga cy'indege ariko reka tutangire neza uko byagenze mbere uko byatangiye uyu mukinnyi Mamadou Lamine Ba ni umukinnyi wakinaga muri Tunisia mu cyiciro cya mbere mu kipe ya Olympique Beja apere yaramubengutse imaze kumubenguka kimwe n'abandi bose irimo imaze iminsi ishakisha APRFC itangira kumukurikirana iza kumenya ko Mamadou Lamine Ba azasoza kontra ye itariki ya mbere y'ukwezi kwa 7 2024 ubwo hashize iminsi ngahe kontra yararangiye ni iminsi turi ku itariki iminsi 9
hashize iminsi yes icyenda niba ari itariki ya mbere November kurangira ku ya mbere uyu munsi turi 10 ubwo hashize iminsi 9 kontra irangiye Mamadou Lamine Ba mu gihe kontra yari yarangiye n'ubundi yahise ahamagarwa muri kampu y'ikipe y'igihugu ya Mali kuvuga ngo kontra yarangiye deja ari muri kampu y'ikipe y'igihugu ya Mali. Umutoza w'ikipe y'igihugu ya Mali yaje gushyiraho itegeko ko umukinnyi wese uri muri kampu atemerewe kujya muri negociation zijyanye no gusinyira ikipe. Umwe mu bakinnyi bari muri kampu y'ikipe y'igihugu ya Mali wabigerageje yahise asezererwa muri kampu. Wagerageje iki? Kunegosia cyangwa se gusinya kontra ari muri kampu. Bahise bamwirukana muri kampu. Ngo bashaka abakinnyi bose ubundi baguma bari concentré bagategura imikino nyine ya Olympique hatari bibarangaza. Mamadou management ye ndetse n'umuryango we bakomeje ibiganiro na APRFC ariko bigasa naho bigorana cyane ko babwiraga APRFC banayereka ibimenyetso ko uyu mukinnyi afite kuri table offre 5. Ubwo ni management ya Mamadou Lamine Ba. Yes. Yeretse APR ibimenyetso ko afite offre 5 zishaka uyu mukinnyi cyane. Harimo ikipe ebyiri zo muri Tunisia, harimo ikipe yitwa El Wahida. El Wahida ngira ngo niyo muri Qatar niba nibeshye, niba atari Dubai cyangwa se Iraq sinzi. Sorry gatoyi. Imiziki magnifique. Ko bari gucomparinga cyane ngo imiziki ngo hari muziki. Kuramyo video rero niba video yikuremo kuko baracyari comparing. Urashaka video ngaho bahi video kuko nta handi bayibona. Bahi video. Abafana banyamukandagira bahiyo kado. Ubwo abantu bari kuri Fine FM TV nibo abantu ba mbere bagiye guhabwa kadahu. Bahiyo kado manshi batagira ngo urabona hari ibyateye ngo bya Photoshop. Iyo nta Photoshop wayikora. Iyo nta Photoshop wayikorera. Video shop siba. Ariko umuntu twari cyisara kubitwe n'inza oya nyamukandagira imaze kubishyira ku rundi rwego. Icyo twayisaba nuko izajya kuko hari amakipe ashobora kuzarya ibitego bitazwe umubare. Serious niba reba serious niba kuko yari yaraguze ibura nomero 10 n'abawinga banyabo. Birabye ababikinyi bazamuka kuko nibajye nko muri Champions League haraho utazamuka. Bira gusa umuntu wo gutuma abo batazamuka ababo. Impamvu nyuma y'uyu nomero 10 wenda muza kugarukaho kuri operation uko byagenze. Hakenewe n'ababi winga banyabo kuko n'umundi aperera kina kandi batanahari. Nundi karenza tubwiye ko bagomba kuza bumva hasiga abakinyi babiri niba koko bazaza ni sore cyabishidikanye. Iyi kipe ngaho mbwira uzahagarara imbere hazaza abawinga babiri turabagarukaho nabo turabagarukaho turabivugaho iby'abawinga ntizagira ikibazo cyo guhemba. Icyo kinyifuriza no gutombora neza muri Champions League ikagira inzira iri Clement nuko ni itarimo amananiza itarimo amahwa uze kutugarukira kuri wa mutara w'umunyamakuru Mickey Junior. Nabonye urutonde rw'amakipe yerekanye ko ariyo atazaca muri tombora izabejo n'amakipe atazatangira muri ni make cyane muri round preliminary. Amakipe atazacamo rero ntago ari amakipe nizahure nayo nta bindi ntagarane gusa burabyakomezaga no kutwara utudomo harandi munsi. Nyamukandagira ishobora kuzatanga show uyu mwaka tukazayibona igeze mu matsinda tukabona amakipe tumenyereye ibigugu ariko kandi bikaba ari byo ntagenagarutseho n'ubundi Nyamukandagira iza kwa gukosora cya kintu cy'abanyamahanga cyaje bamwe bakabibyuriraho bakabikora uko babishatse bakabyuzinga wa mugana buzi Kinyarwanda cyo kwabyuzinga n'amakipe atanu agomba kujya mu itsinda ayoboye. N'ubundi aperi ibiri ku rwego rwazo
narahiri ibana naziho rihanganye nazo wabyumvise ayo makipe mu buzima wenda ushobora gutakazaho imyaka ariko kakura isomo ushobora kuzira rimwe bagakubita nk'imyaka ingahe bajyayo birashoboka nkurikije APR nabonye first of all sinzi mwayivuzeho we turaza kuyigerayo turahera mu cyumba cy'ibanga turayijyaho twagira ngo abantu banze barebe dore ngo Mamadou Lamine Ba ari gushyira urupapuro ku rundi navuze abanyafurika turi bamwe none se urambwira umuntu ugiye muri Olympique ufite amahirwe yo kujya mu Burayi bamukubise idolari Kigali ari heza aracanganyikirwa nkahacu ariko muri kariyeri y'umupira oya sinahamurangira hano bamukubise idolari aracanganyikirwa aravuga ati iri dolari na za Messi ubanza ritaritanga ibyo nese ntabwo nigeze kumva interview ya Katumbi kuri RFI mu gikombe cy'isi cy'amakerebe bamubaza niba nta mpungenge afite ko abakinnyi avanye muri mondial ikipe igiye gusenyuka bazahita bagenda aravuga ati twebwe bajya hehe izo kipe ziturusha ubushobozi zikeneye aba bakinnyi bacu izo barusha ubushobozi zibakeneye ariko izo muri kuvuga zindi zo mu Bubiligi zirusha guhemba neza ntibajya duwe ibyo byiciro bindi muvuga tubarusha guhemba nta mukinnyi wacu wayobera kuko afite ubuzima bwiza iyo bigiye muri finance na peri nubwo ni ko wenda byagenze hano rero ni ifoto ngira ngo ku bakunzi video ku bakunzi ba peri 22 yavutse 2001 mu kwa 10 2001 ubwo aruza 23 mu kwa gatatu azuzani bamwe ko azuzani 3 ni 3 bamaye inka atari yo kuri radio ari niwo muzanyira niyo wakurikiranye operasiyo ye yose none sinaraye nicaye ndakurikiranira yarambwira ati karenzi mu gihe ataraguha ijana ryawe yakwemereye wowe urakiyishyuriza ijana ryawe wariye Brezil rero ni video ya Mamadou Lamine Ba umukinnyi w'umunyamali wamaze gusinya nkuko twabibabwiye ko ikipe ya APR FC irajwe inshinga na nimero 10 yaguze abakinnyi umwaka ushize yibwira ko bakina nimero 10 ariko iza gusanga atari byo kuko umuntu waguzwe agomba gukina nimero 10 no bita Shaibub Eldin yaraje mu by'ukuri Shaibub ntiyabaye umwataka ntiyabaye umunimero 8 ntiyanabaye umunimero 10 ni umuntu nyine wabikinaga byose ukabona mu kibuga hose Shaibub arahari ariko ntago yari wa mukinnyi nyine w'umumeneri vuga ngo ni wa mukinnyi butagezeho assist imwe ebyiri eshatu enye ukabona rero byagoye cyane ikipe ya APR bagiye bahagerageza abantu benshi ariko ntibikunde neza wabonaga buri gihe ari ukuntu igice cy'imbere kiri izore kubera ko badafite kabisa umumeneri ndibuka ko bigeze no gutekereza muri Fazare kuba bashaka quick fix bakaba bafata uwitwa Maripango muri Gasogi kuko niwe mu nimero 10 wabona guhari ukino iyo role neza ugerageza unatsinda ubwo ati se nitwamfata byibuze mu mezi 6 akaza akadufasha ariko ngira ngo bamaze kubona ko ntawe bahatanira igikombe cy'ubushize wabonaga rwose byoroheye cyane APR barabyihorera c'est Champions League bari bamaze kuvamo nta gikombe ntabwo bafite bwa adversaire wavuze igikombe cya championnat baravuga bati tuzarwariza kuba hari kugeza sezo irangiye kandi byarangiye koko babikoze baramazani n'abandi so umwe rero mu mwanya waruhangayikije cyane ikipe ya APR FC ya Fanderishari Karasira ni ukubona umukinnyi ukina nimero 10 ariko ufite iyo mpano koko uzi umupira ahanini mediane akenshi ubu ngubu niho umupira usigaye uri urebye ama ekipe menshi iyo ufite mediane nziza akenshi bigufasha gukina neza so APR FC rero ubu tuvugana imaze gusinyisha umudefanseri wo muri Axe Ariuswane ubu tuvugana oya nyine mu bimaze gusinyisha mu bimaze gusinyisha ngo yagiyemo asimbuye
ntabwo njye narebye umukino twabihaririye Iminota ariko y'inyuma ariko. sinamubonye hari umukunzi wa Pele bagiyemo nko ku munota 85 yagiyemo. bona barambuye nibwo bagiyemo bagiyemo match ngira ngo ijya kurangira ariko witwa Dawuda ngira ngo yakinnye iminota myinshi 20 n'ingahe abantu kuvuga ngo ni Aliswane hanyuma ikaba yarasinyije n'abamediateri batatu bamaze gusinya ubwo n'abakinnyi ubwo ni bangahe ni batatu ikasinyisha n'umwataka umwe ubwo muri make ni abakinnyi batanu Mamadusi kongeraho uyu Lamine Ba kongeraho Richmond Lamptey ndetse na Dawuda Saifi ni abakinnyi batanu APRFC imaze gusinyisha b'abanyamahanga abamediateri ni batatu umwataka umwe n'umudefanseri umwe ubwo kuri line up yabo basigaje abawinga babiri nabo b'inkuba ariko defenseur baramuretse icyo bita abawinga machachari b'inkuba niba hari abantu APR yifuza gusinyisha yitonze cyane n'abo bakinnyi b'abawinga yari abo bakinnyi batatu uyu numero 10 n'abawinga babiri mu cyumba cy'ibanga barakora amanywa nijoro baraye bicaye za conference zivuze ubuhuha abari kuri tele abari Kigali abari Dar es Salaam kugira ngo basecuringe sinyatire y'uyu mukinnyi Mamadou Lamine Ba yumvikanye n'ibintu byose na APR ariko aza kuyibwira ko azavugana nayo avuye muri Jeux Olympiques APRFC ibitero twatsi imubwira ko icyo gihe itagitegereza ikeneye kumenya niba afite gahunda yo kuza muri APR cyangwa ntayo kugira ngo inatekereze izindi option byaje kurangira Lamine Ba ababwiye ati nta kibazo nzababwira ariko babona komeje kubarerega APRFC byabaye ngombwa kwita yoherezayo umuntu giti rero uyu mukinnyi ari Bamako ari muri camp arimo arakora imyitozo mu ikipe y'igihugu barakora bari muri hoteli izwi genda ushake hoteli uryamira amajanja hafi ya hoteli iyo kipe iri kuko nkuko nabibabwiye nubwo Regis yarataraza sorry gatoya ndabona Rukaka Steven atubwiye ko n'imiziki yasubiyemo sinzi ni video ni iki ni iyi video ifite amamashwa none Rukaka ntari inyuma Rukaka Steven shaka kuba ari inyuma ndi kumva hano nanjye ntayo no hariyo wumva shaka kuba yasigaye kumva kuri YouTube twumvire kuri YouTube kugira ngo tumenye ikibazo kiri okay wakomeza kare ni ukuvuga ngo amaze kuba management imaze kubabwira ibereka n'ibimenyetso ko afite izindi offre eshanu ku meza z'ama equipe atandukanye amushaka bakanababwira ko mu by'ukuri gusinyira APR bigoye kubera ko buri APR yahuye n'ikibazo gikomeye cy'uko nyine idafite izina rikomeye muri Afurika niba udakina amatsinda muri Afurika kugira ngo umukinnyi mwiza akwemere biravunanye mu gihe hari izindi ekipe ziba zizize gute zifite amazina kandi zifite amazina ziba zimushaka ni ukuvuga ngo icyabaye ni uko umuntu yagiye acumbika hafi y'aho ikipe y'igihugu ya Mali irimo ikorera camp yitegura kujya mu Bufaransa ariko afitanye connection iri direct n'umukinnyi w'umuntu of course na management ye irimo na mukuru ubwe bavukana mu nda mukuru wa Lamine Ba aba muri management imugurisha akorana na management imugurisha sibyo nkuko umuntu yari muri umuntu wawe hari aba manager bari professionnel ariko ibyemezo ugasanga birafatwa n'umuntu n'ubundi wo mu muryango yego yaragiye rero yaramaze hafi ibyumweru bibiri i Bamako muri Mali uwo mukozi wa APR umwe navuga cyanya kubaha Assimi Goïta
yaragiye aryamira amajanja ariko kubera ko umutoza w'ikipe y'igihugu yari yashyizeho itegeko ry'uko umukinnyi uzajya muri negociation za kontra n'ikipe mbere y'uko bajya gukina azamwirukana muri kampu. Umukinnyi ndetse na management ye babwiye abayobozi babwiye APR ko bidakunda ariko still APR ntiyavuye ku izima yaragiye. Baje kuyibwira ko ekipe y'igihugu ya Mali izahaguruka kuwa kabiri. Urumva? Kuwa kabiri ejo hashize yerekeza mu Bufaransa. Ariko umutoza w'ikipe y'igihugu yemerera abakinnyi bose bari muri kampu ko ku cyumweru umunsi umwe mbere y'uko ikipe ihaguruka azatanga navuga ngo nka konji uruhushya ku bakinnyi bose kugira ngo bajye gusezera imiryango yabo mbere y'uko bafata indege berekeza muri Jeux Olympiques. Cyane umukinnyi management ye yaje kumenyesha umuntu wa APR wari uri Bamako ko umukinnyi yemerewe uruhushya rwo gusohoka ku cyumweru, ndetse ko mu nama banzuye ko bakurikije ubushake bakurikije amakuru aturuka muri i Kigali yo bagenda basoma y'uburyo APR isa naho ifite umushinga mushya, bakurikije ubushake bagaragaje bwo kuba bamushaka kurusha abandi ko basa naho yaba we wakubakirwaho nk'uwo mushinga. Bavuga ko banzuye ko bo n'umuryango ko umukinnyi azasinyira APR FC, ariko bababwira ko azayisinyira ku cyumweru ubwo umutoza azaba yatanze urwo ruhushya rwo kugira ngo umukinnyi asohoke. APR na management ye batangiye kuganira ku bijyanye na kontra. Management kicarana n'uwo muntu wa APR bakaganira bakumvikana, i Kigali bagakora kontra bakayohereza bakayiganira, ibyo basabye guhindura i Kigali bakabihindura bakongera bakabyohereza, ibindi bakagira icyaje rero kuba nuko babaye nk'abananiranwa ku cyo bita release clause. Ubwo ni amafaranga agomba kurekura Raminba mu gihe yaje ekipe imukura muri APR. Yes, kuko bo baravugaga bati uyu mukinnyi agiye muri Jeux Olympiques mu Bufaransa, mu gihe yagera bakagira ikipe yo mu Bufaransa cyangwa ahandi Burayi ishaka kumutangaho amafaranga menshi, sibyo? Mugomba kutworohereza ku buryo umukinnyi yabasigira amafaranga ariko ntibimubuze kujya Burayi, kuko nizo nzozi abakinnyi bose baba bafite cyane. APR FC yabashyiraga muri release clause ya $1 million. $1 million. Ubwo ni miliyari imwe y'amanyarwanda na miliyoni nka 180. Miliyoni hafi imwe na miliyoni 300 zirenga. Miliyari imwe na miliyoni 300 zirenga. Miliyari imwe na miliyoni 300 zirenga. Niyo APR release clause yashyiragamo. Urumva? So aho niho habaye ikibazo cyane, basa n'abatabyumvikanyeho, ariko ku makuru ya nyuma mfite APR yaje kwemera kugabanya iyo release clause mo kabiri. Niba amakuru mfite yuzuye yigeza ku 500 by'amadolari. Ni ukuvuga Raminba agiye muri Jeux Olympiques akagira ikipe imukunda izishyura $500,000 muri APR z'amanyarwanda atanahakandagiye. Ubwo nizo bakwita bishyura muri APR FC. $500,000 ibihumbi 500. Ubwo ni miliyoni hafi 670 hafi 700 z'amadolari z'amanyarwanda, mu gihe uyu mukinnyi yajya muri Jeux Olympiques akabona ikipe. Iyo release clause yakomeje kugorana, ariko biza kurangira APR ibyemeye kuko ni umukinnyi ukiri muto, nabo bavuga ngo tumuguze kugira ngo nibiduhira tuzamugurisha amafaranga menshi.
aramutse rero agiye agomba gusigira amafaranga ikipe urumva kuko kenshi aho byanagoraniraga ntabwo APR mu by'ukuri muguze amafaranga menshi ku makuru mfite nta nubwo agera 100,000 niba ntibeshye Karenzi ntabwo bishoboka ni ukuri umukinnyi rega free nta club afite nyemerera gato mubaze umukinnyi APR itinyuka igashyiraho release clause ya $1,000,000 waba utamuguza arenga 100,000 ubwo mukika mushyiraho release clause kose njyewe rero ujye usetsa ibintu by'ubusika aho tuvuga ukora ubikora ute none se reka nkubaze iki kiranyagisha reka nkubaze iki kiranyagisha Hendrik rero yamuguza angahe yamuguze $20 ntabwo zirase $20 release clause y'angahe ni $1 billion none se nyine reka nkubaze miliyoni z'amadolari Karenzi ikigereranyagisha sinzi impamvu ugeze kuri transfer uzikora nka senior nkabyemera ukazitata neza ariko byagera ku kintu cyitwa amafaranga ikibazo cyawe ushaka kumvuga ibihuha byawe kandi simvuga ibihuha ndakubwira amakuru mfite senior muramira ntago arenza ihangane gato Karenzi uko ubyumva aha twe tugeje muri logic yanjye nk'uko transfer zikorwa ndetse n'uburyo APR iri kugaragaza ko yifite ku mukinnyi nomero 10 ari we navuga ngo wasaga nkaho ari nk'umucunguzi muri izi transfer kuko APR yaraguze kandi abakinnyi tukabona ko dukurikije amaseve yabo ko bangana tukabona n'abakinnyi bashobora kuba ari beza ariko bose baburagamo navuga ngo kizigenza kuko nkuriya mwataka ntabwo Mama Dusiye n'ubundi mbona bisabura kugira ngo yicaze Mbahuma abandi bakinyi nabo ntabwo byari bitangaza cyane ni nkuko na Rayon yaguze umudefenseri kandi na APR yamuguze bajya kuba ku rwego rumwe impaka zagibwa kumenya ngo urushundi n'uwuhe ni nkuko Rayon Fito Mborenga APR yarazanye undi kuri kabiri umwene gihugu urumva ni ibintu bijya kubura akenshi yo tufata APR yo tumeze nk'inzoka n'igikeri kimwe ngo yukibonye wikanga ikindi kiba kiri hafi aho na Rayon na APR niko bimeze noneho ariko nkurikije uko bimeze tugakurikiza profile y'umukinnyi nk'uyu warugiye muri ugiye ku muri Olympique n'uburyo yananiranye byageze ejo bisa nkaho rwose niyo mpamvu natangaje ko hari wakubitiwe hariya ibamako byo gukubitwa uziko mwese mwarabyumvaga ko harimo montage ariko nyine transfer yari yagoranye ndetse naringiye kubigeraho ariko ku kijyanye n'amafaranga Karenzi uvuga ngo ntarengeje $100 amake aba yaguzwe ni 200 ayanyuma uko mbibona make mbona kuri uyanyuma ni $300 $300 amake umva noneho nkubwire kuko Mamadou Lamine Ba haba hajemo n'urukundo Mamadou Lamine Ba uyu mukinnyi maximum y'amafaranga yaguzwe muri APR FC nangaye kare ni $100,000 maximum ibitangaza biramutse byabaye bamutanze amafaranga menshi ntarenze $100,000 by'amadolari niba wemera source zanjye niba wemera ko iyi nkuru ari jye wayitangaje mbere niba wemera ko nayikurikiranye kurusha abandi ndabyemera niba wemera ko nshobora kumenya amakuru kandi y'ukuri byemere ko uyu mukinnyi atarengeje $100,000 APR kandi bamushyizeho release clause y'ibihumbi bitari munsi ya 500 mu cyubero nkugomba byose ndabyemera turagera ku mafaranga ntabwo ndimo nemeza wowe nushaka ntubyemera nge ndaha amakuru abanyarwanda ahubwo ngomba kukubaza ikibazo kimwe impamvu wowe menya ngo nuko bimeze n'umukinnyi uri free kiranyagisha sign on fee ntabwo bishoboka ni sign on fee na erega wowe utiranye ibintu ni make bishoboka ariko ntugahakana ibintu nta basis ufite mbwira uti ntibishoboka gute bitewe n'uburyo ubuse ngaho mbwira Mbappe azasinyira amafaranga ahe muri Real Madrid Mbappe biravuga ko azabona hafi muri bonus irenga $150,000 none se niyo yarakwiye kugura none se wamugura ngahe muri Paris Saint-Germain afite contrat ngo wamugura hejuru yaguzwe Neymar wamugura nka $200,000 Mbappe ya na 500 yes ni 250 none se Neymar yaguzwa ngahe ajya muri Paris Saint-Germain ni Mbappe afite contrat ntiwamuhagurutsa munsi ya 5 dukomeze duoperation sibyo ariko jya ubanza wumva ibintu abanyarwanda batwumva udafite ikipe baragira ibyo bikuramo kare umva umuntu udafite ikipe udafite club amafaranga uverisa kuri konte nta kindi nta club nta ki
jya wemera ibyo nkubwira hari ikintu Regis yakomojeho kandi cyiza njye nanacyumvise yaravuze ati kuba APR yajya no ku isoko igashora amafaranga menshi ibyo nta kibazo twakakwiye kuba tubibonamo kuko n'ubundi profile yayo ku mugabane wa Afrika nta mukinnyi wakwemera kuza muri APR hano ariko se batamuhaye umurengera banza wumve sijye babwiye hano ko amafaranga muri muvuga yaguzwe swana ari make sijye babwiye urabyibuka tubipfa hano muvuga ngo 60 ngo ngahubwira nta nubwo ari kimwe cya kabiri cyayo sijye babwiye nonse kuki nkubwira ibya rampute ukavuga ngo ndimo ndayagabanya kandi kuri swana narayagiraga menshi ugahakana nabwo ubu none uhakana Paul guhakana cyangwa simakana Paul guhakana aho gushyiramo na analyse kuvuga ngo numero 10 banariza mu mikino olympique nago banariza ubwabo watugiye ko nago banariza kuri APR bavuga amakuru bavuga reality okay reality hari watugiye ko hari amakipe 5 beretse APR FC Karenzi bayereka ko ayo makipe akomeye ashaka Lamine Ba sibyo nukuvuga ngo Lamine Ba yafashe ibyo aya makipe imuhereza abashyira ku meza ko nta rundi rukundo umunyamari yagirira ikipe y'Ikigali sibyo none sizo offer zindi zirazize kandi ari we wazitubwiye ko ziteye ubwoba ibihugu byinshi byo mu Barabu bidatanga sign on fee ku muntu uri free so baguhemba gusa baguhemba barakubwira ngo boni uyu munsi wa none ariko zizaba zikubiye nko mu cyitwa nk'umushahara baguhemba nka 7 ku kwezi cyangwa 8 cyangwa 10 ariko ari umushahara byitwa bataguhaye sign on fee kandi ugasanga umushahara urajya kungana n'umundi ni wa APR yaguha yanaguhaye sign on fee niyo mpamvu bano bakinyi bacu nk'abakuze nk'aba ba Jabel nabande iyo agiye kugenda nuvuga ngo mu masezerano sigiye basinya afite ikipe nka hano azi ko ashobora kugenda ashyiramo ko ari uzabihera ko ikipe nta ntekereza ko nka Jabel nta kintu ikipe yahaye harya yari yumvaga mukura inaburana imiryango yatanze n'ikirego irega Jabel ko yayambuye ariko ubwo yambuye nka Jabel ngo yasigiye sheke agatumbabarira mu ndekure abakubita check ntago yagarutse yirirwa barira bishyuza miliyoni 8 zabo amaso yaheze mu kirere cyetse niba bazibonye ariko ku makuru meruka nuko barimo batanga ikirego turabona kuko tuzibona bari gusinyisha uyu Chabari mpamvu mukuru itamusinyishije amafaranga ya transfer yasaga nashira turabigarukaho reka twize harimo ya Jabel yaza Regis reka tuze tuve mu cyumba kongeraho ko n'akarere kanze kongera bikana hasigara ko ku cyumweru ariko ndashaka kumenya niba umuntu witwa Wakara ari ino Wakara ntago ari ino aramutse atari ino yaba ari uwo Wakara inde Wakara ni ukora oya Karenzi oya arahari Karenzi arahari rwose cyane ntago niwe batumye Bamako Kadafese ari Karenzi akora muri APR ariko baramutuma oya ariko APR ntago abakozi bayo bafite ubukikigwe cyane muri negotiation cyangwa we yagiye nk'intumwa hari abandi banegosi Kadafise ari ino kare Karenzi ari Kigali Kadafise ko ndikureba muri APR ni Regis se ndikureba muri APR nkareba umuntu waba aragiye kuko si Georgine APR ifite abantu benshi APR ifite abantu benshi utazi timu manager si Wakara ubwo Kadafise ntabwo nzi ko yashobora kunegosi kuko nawe aratuma umupira aratuma nawe ubona ari ku rwego rwo gutuma nawe aratuma kabisa akavuga wenda bikaza mu izina rye ariko nawe aratuma ariko Kadafi ko yanditse izina muri APR muri no misi ariko Kadafi ni wa kera ariko muri no misi nibwo navuga ngo agaragaye cyane nibwo avuzwe cyane kabisa kare wakomeza rero nyuma yaho ubwo umukinnyi ku cyumweru arasohotse agiye bamuhaye uruhushya agiye gusura umuryango ejo ndi nahuye n'umwe muri bantu bari bafunze ba APR sinari muzi yaratunguwe twarahuye aravuga ati hari ikintu mwavuze tufunze turishima mwibutsa abantu ko siporo ari siporo ibyayo bigarukira muri siporo ubwo n'umwe mu bantu umuvugizi oya mwihoreye ariko n'umwe muri babasirikare mwese se umuvuze rero ukuntu iyo udashaka kuvuga umuntu ukahita bivuga ntabwo uvuga ko wenda wamubonye ariko uvuze muri izo ngeri mwari kumwe ndabarira noneho jye sinari muzi kuko abantu benshi nuko ntabwo abantu tuvuga hano kuri radio mu by'ukuri tuba ari uko tubazi nyine murahura tugakoresha uko byumva mu bushishozi bwawe ukabihuza n'ubwenge bwawe mu mategeko ibintu nk'iki ntabwo tubikora kubera wenda amarangamutima cyangwa ingwa se ari ikintu twahawe
none utinye ko nandi kuri telefone nkamusuhuza ariko ngira ngo no umuntu wenda waruje kutureba ngo ukunda ikiganiro naho yigendera nyuma nza kubaza Samira ntese uriya muntu yarinde nibwo yambwiye wari we gutambirwa ariko yarishimye aravuga ati mukomeze uriya murongo ukuri kubukuri umweru ubumweru umukara ubumukara ibintu ni byiza cyane Nika tujye mu cyumba ku cyumweru rero ni ukuvuga ngo abantu bose bari baryamiye amajanja bazi ko Mahamadou Lamine Ba nabo mu yandi matimu ari bose oya ndavuga abo muri APR abo mu cyumba kibanga baravuga batarasinya kuko ibintu byose byararangiye management ye byose byararangiye igisigaye nuko umutoza w'ikipe y'igihugu abaho uruhushya agahita aza Mahamadou Lamine Ba yaje guhabwa uruhushya kimwe n'abandi bakinnyi ndetse na wa muba wakinnye muri Senegal Demba Ba amazina bakunda kwitwara muri biriya bihugu byo muri West ni ukuvuga ngo Mahamadou aragenda azana na management ye ariko bageze aho umuntu wa APR yari ari kuri hoteli yabonye bisa naho ibintu byahindutse uwagombaga gusinya nyine yaje yahinduye ururimi umukinnyi ubwe amenyesha APR ko yafashe umwanzuro wo kudasinya ariyo cyo nahereyeho kandi yabigiriwemo inama n'abatoza be mu ikipe y'igihugu ya Mali ndetse na staff n'abandi bajyanama ko rwose akwiye gusinya ari uko avuye muri Jeux Olympiques arahakana abivaho rwose arababwira ati umwanzuro nawufashe kandi nta nubwo ntinda ndagiye ibyo rero nibyo nahereyeho je uvuga uti yaranakubise abantu nuko risha transfer nabyo nibibazo bucya ari ibindi yari yagize atya yakarabye avuga ati ibindi bikunda ntacyo abiziho kandi ari kubivuga arivuga ko umukinnyi yaje akahakana ko adasinya abwira ko agiye arahakana aranagenda aho niho nshaka ubwo amatsiko yanjye aje ko twavuye hano naho nari nabikubwiye na nimugoroba wabimbwiye twabiganiriyeho ariko ibiyibayeho izabibwira izabibwira inkuru ku bakurambere bayo